Mbere yuko dutangira rero iyi filime nshya y'ubwenge kandi yuzuyemo inyigisho nyinshi cyane, mbanze nisegure ku bantu bakanze subscribe hano kuri Vazi Media kubera yuko rwose yashize iminsi myinshi mutambona, ariko guhera uyu munsi buri munsi saa 11 muzajya mubona filime kandi nziza cyane. Filime y'uyu munsi rero dutangiranye n'umukire wazaga aho ngaho, ubona rwose abakozi be hano baje kumwakira ndetse bamutegereje hano ku muryango. Usanga rwose abakozi bagomba kuza kare ubundi bagategereza boss wabo. Barakwereka umukire uri aho ngaho, ni umusore ukiri mutoya cyane. Mukurikire akantu kandi muri buze kugenda musobanukirwa, mwibutse yuko ndetse iki ngiki ni igice cya mbere cya filime yacu. Filime yacu ifite ibice bigera hafi ku 10. Mukurikire rero aha ngaha nuze gucikwa. Barakwereka umusore yasohotse aha ngaha abona abakozi be bose baje hanze ndetse baje kumwakira. Agenda abacishamo amaso abitegereza ndetse bose hano banze kubura imitwe. Ese utu tuntu inahe wacu mu Rwanda twari twahagera mu mbwire. Barakwereka abakozi hano bahise bubura imitwe yabo ababwira atari ko se nkamwe ko ari amasaha yo gukora mwakabaye muri aha ngaha ngo muranegereje. Ubu mwese mwatarutse akazi kanyu cyangwa mwasize akazi kanyu ngo ninge muje kwakira hano muranyakira munyakiramo ibiki. Ati bose mubirukane hano. Umusore yahise ategeka ati aba bakozi bose baje hano bagata akazi kabo ngo baje kumwakira ngo babirukane. Umukobwa araranje aravuga ati misi uwo ati rwose utubabarire. Undi avuga ati none se kubera iki mugihagaze aho ngaho, ati mugende muve aho ngaho vuba. Barakwereka hano ikegera cya boss cyese kirukana abakozi baraho gusa ni nko mu buryo bwo kubasabira imbabazi kugira ngo batabirukana. Barakwereka uyu musore yahise avuga ati Jiyanga International Spring ati rwose bigaragara yuko igiye kuba vuba hangaha. Ati rero ndagira ngo umenyeshe buri umwe ufite aho ahuriye nayo ati rwose aze kuba angezeho mu cyumba cy'inama ati kandi nibarenze iminota 5. Barakwereka yahise avuga ati na kira gifoto cy'umukobwa gihanitse hariya ati mugikureho. Kuri company asanze bahanitseho ifoto y'umukobwa, numbaza ati se kubera iki uyu mukobwa bamuhanitse hano kuri company y'uyu musore. Ubanza iyi foto ariyo bari bamuteze. Mukurikire akantu kandi ndabizi neza yuko iyi filime iraza kugenda ibaryohera kandi nusoze rwose nuveho udasoje iki gice cya mbere kugira ngo nibindi bice uzabashe gusobanukirwa. Barakwereka hano muri company umusore yinjiyemo hari undi mukobwa ukiri muto ndetse cyane yari ari aha ngaha nawe ari kumanika ibipirizo, bigaragara yuko nawe ari mu gikorwa cyo kwakira uyu musore ngo ni Mr. Huwo. Mukurikire akantu kandi barakwereka umukecuru yahise amuhamagara ati niko wakajijiwe ati wageze kuri office yawe ati nizere yuko wakahageze. Umukecuru aha ngaha ari kumwita akabiba ati none se impano nyogokuru wawe yaguhaye wayikunze. Umusore hano avuga ati nyogoko ntabwo rwose nge wiriya mpano nigeze nyikunda. Ubanza uyu mukecuru ari we wari wamuteguriye iriya foto y'uriya mukobwa ati ariko uwo mukobwa ni mwiza ati ndetse n'uwo mu muryango w'abaweni ati rero wowe nawe muraberanye kubera yuko nabo bafite amafaranga ndetse menshi cyane. Iriya foto y'uriya mukobwa bari bashyize hariya ngo n'uwo mu muryango w'abaweni ndetse nabo bafite amafaranga menshi cyane ati rero ni mwiza kuba yakora iki, kuba yashyingiranwa n'uyu musore. Tugarukire ku mukobwa uri aha ngaha avuga ati rwose gukora muri iyi company byonyine n'akazi ko gukoramo amasuku ndetse n'ibintu nk'ibi byo kumanika ibipirizo ati rwose birasa nkaho isi yanjye nayigezeho pe ati ubu ngubu ndishimye kuruta undi muntu uwo ari we wese. Barakwereka umusore hano arimo kwigendera avugana na nyirakuru ka gakobwa gato kari karimo guhanika ibipirizo karahanutse kagiye kwikubita hasi. Umusore abaragafashe. Wibuke uyu nguyu ni boss hano ariko umukobwa uhanutse agahita amufata ni umukobwa ukora amasuku, umukobwa uri hasi cyane. Barakwereka umusore hano yitegereje umukobwa, agakobwa disi nako karangije kararuba kavuga ati mbege bogari. Barakwereka umusore hano yakomeje amuteruye ndetse na telefone y'umusore hano yari iri kumanuka igiye kwikubita hasi. Yarangariye agakobwa ndetse n'agakobwa kamurangariye hano, ubanza katabizi yuko ari boss wako ugateruye cyangwa se ugakikiye ubyite ko ushaka. Barakwereka telefone y'umusore hano yari igiye kwikubita hasi nayo aba yayifashe. Hano nta mwanya wo gupfusha ubusa ariko mu gufata telefone ye yahise arekura umukobwa yikubita hasi. Ubanza telefone y'uyu musore atekereza yuko irusha agaciro uyu mukobwa. Barakwereka umusore hano yahise yikomereza nta jambo na rimwe avuze. Agakobwa karangije karavuga ati yewe ati none se ati nubwo buryo ukemuramo ibibazo byawe ati nta n'isoni ugira ukankubita hasi kubera telefone yawe ati se ubu ngubu iyo ngira ikibazo cyangwa se iyo ngira icyombo
Umusore hano nta jambo na rimwe aravuga. Agakobwa rwose karamusakurije kavuga ati nta soni ugira, telefone igatuma unkubita hasi. Umusore arangije ahita akurayo ikarita hano avuga ati akira. Umukobwa avuga ati none se wowe urimo gukora ibiki? Umusore avuga ati rwose hano hariho ibihumbi 2,000 ati ndetse biri buze kuba byagufasha kwivuza. 2,000 by'idolari nugira ngo ni amafaranga makeya cyane. Ati biri buze kuba byagufasha kwivuza, fata iyo karita uze kuyakuraho. Agakobwa kasigaye hano rwose kareba uburyo abakire biratamo avuga ati urakirebara. Ubuse aratekereza kunkubita hasi akamvunagura amafaranga yabyishyura. Agakobwa rwose hano kasigaye gafite umujinya kavuga aterekera aho ngaho kwigira gutyo, aterekera aho ngaho kwigira nkaho uri umuntu wa danje. Ati ngewe ni amafaranga yawe y'umwanda nyeneye. Umukobwa ukora amasuku hano wumve ukuntu arimo gusakuriza boss we. Undi avuga ati rwose ngewe kuguma nkora muri iyi kampani yanyu rwose yo muri uyu mujyi, ati mukuri uraza gutuma wowe bimbera bibi cyane. Ati uri kwigira nkaho rwose uri umuntu wa danje. Ubanza uyu mukobwa atabizi neza yuko uyu nguyu ari boss we. Umusore yumvisha agakobwa kari kumutesha umutwe itarakara avuga ati ibyo bipirizo mu bikoreho mujye kubijugunya mu myanda. Agakobwa katanye kuvuga ati yemwe, ati mureke kubishyira hasi, ati ubwo ngubwo muzi umwanya byantwaye kugira ngo mbikore. Undi avuga ati ibingibi byose mu bikureho, ati ntihagire na kimwe kiza gusigara hano kuri floor cyangwa se hano hasi. Umukobwa yarebye akazi ke yaruhiye umunsi wose guhera mu gitondo ategura ibi bintu ngo bize kuba bimeze gutya, areba uburyo abagabo bari ahangaha. Undi avuga ati nabiriye byose mu bimanure, ati nta kintu na kimwe kigomba gusigara ahangaha. Umukobwa hano byaramubabaje, ni nko gutekera ibiryo abantu bakabimena. Naho waba uri umukozi wo mu rugo cyangwa se uri undi muntu wabibatekeye, naho baba babikwishyuye ubagurishije bakabimena, ndabizi neza yuko ibyo bintu nta muntu n'umwe byashimisha. Barakoreka abagabo bari ahangaha babishyize hasi barangije barigendera. Bivuze ngo uyu mukobwa kuko ari nawe ukora amasuku niwe ugomba kubikuraho. Umukobwa avuga ati nari nsoje gusetinga ibintu byanjye, ati none reba ukuntu mubigize. Ati wagasore gute wakigira gutyo? Ati buretse sha, ati uraza kumbona, ati uyu mugoroba wose ni ngewe nawe. Uyu mukobwa ameze nk'umusazi ubanza atazi yuko umuntu arimo kubwira ari boss we. Ati buretse uraza kumbona. Twigarukire ku musore mwibuke mukanya yavuze yuko abakozi be bagomba kumusanga hehe, bagomba kumusanga hano mu nama. Ndetse umusore bigaragara yuko mu nama bahageze, ariko umusore uri ahangaha afite umujinya mwinshi cyane. Ese kubera iki afite umujinya, niki cyabaye? Arakwereka yakubise ukuboko cyangwa se ikiganza cye hano hasi, arangije avuga ati mukamara amezi 6 yose, ati rwose muri aho ngaho murimo gukora uyu mwanda gusa. Ati wambwira yuko ari ibingibi gute mwakoze ibi bintu by'amafuti nk'ibi, gute nta kintu kizima mbona hano mwagezeho? Barakwereka umwe mu baraho yahise ahaguruka avuga ati boss, ati rwose utwihanganire, ati reka njye kubwira wa mukozi ukora amasuku aze abisukure. Ubwo byasukura ni ibi bipapuro uyu musore amaze guca. Umusore avuga ati none se nta yindi produit nshyashya koko murakora, cyangwa se nta nindi produit nshyashya nibura murakora? Barakwereka hari undi mukobwa yahise ahaguruka avuga ati Mr. Hugo, wibuke uyu mukobwa tureba ahangaha niwe mukobwa bari bashyize hehe, niwe mukobwa bari bamanitse ifoto ye ku muryango. Uyu nguyu rwose wambaye neza urimo kuza yinyonga imbere y'uyu musore kugira ngo amwitegereze. Wibuka rwose ngo ninde, nuwo mama w'uyu musore yari yamuteguriye. Barakwereka umukobwa yaje hano atangira gukarangira akanyobwa umusore uri ahangaha rwose, agenda amanura agakanzu ke mo gake, imisatsi ayishira inyuma kugira ngo umusore amwitegereze. Ubwo arimo gutanga raporo avuga ati rwose ndizera ibingibi biri buze kugushimisha. Barakwereka ka gakobwa gakora amasuku bagahamagaye hano mu cyumba cy'inama ngo ariko gakora iki, ariko gakubura cyangwa se gakuraho biriya bipapuro uyu musore yaciye. Kumbe agakobwa kakinjira kakabona yuko umuntu katonganyaga mu kanya ari boss, kahise kambara agapfukamunwa. Bakwereka ikigera cyande cya Mr. Huwa kimubwira ati Mr. Huwa, uyu niwe Miss Weni mama wawe yakubwiraga, cyangwa se niwe Miss Weni bari baguteguriye. Undi avuga ati ngewe kuba ukora amahangaha, ati rwose kuba waba ukora amahangaha ugomba kuba ufite nibura ikintu kigaragaza yuko ubwo bushobozi ubufite. Ati rero abantu bo muri section ya 46 cyangwa se abantu bakora mu cyiciro cya 46, ati rwose mugomba kugaragaza ngo ni ibiki mwakoze. Ati nta muntu numwe tugomba kuba twashyiriramo kubera cyangwa se twashyiriramo imiyaga.
ati rero mwese hano mugomba kugaragaza ibyo mwakoze, ati ikindi kandi mugomba gukora uko mushoboye kose nimwangize isura ya kampani. Icyo ni icyegera cyande cya Mr. Huwa uri ahangaha. Undi avuga ati rwose mu bigaragara ati nuko izi skin care dufite ahangaha ati rwose zishobora kuzatanga iki, zishobora kuzatanga inyungu, ati niba nibeshye cyangwa se niba nta bintu by'ibinyoma mwashyizemo ahangaha. Mu bigaragara nuko kampani y'aba bantu ikora rwose bimwe muri bya bintu abakobwa bifashisha cyangwa se abamama bifashisha bakora ku bwiza bwabo cyangwa se bita ku bwiza bwabo. Arakwereka uri ahangaha yahise avuga ati rwose ngewe atereka mbereke rwose produit nshyashya cyangwa se product nshyashya nakoze, ati kandi ndabizi neza yuko iri buze kuba agatangaza, ati ndetse buri wese hano ari buze kuba yayikunda. Undi avuga ati none se iyo makeup wayingeragerejeho tukareba niba ari iya nyayo. Abangabo rwose ubusanga bafite uruganda cyangwa se inganda zikora ibingi bimwe mukoresha mukora ama makeup. Barakwereka umukobwa uri ahangaha ngo ni Miss Weni yahise avuga ati noneho ati rwose ndaje nyibereke uburyo igaragaramo, ati rwose iyo uyisize ati rwose ituma ucya mu maso, ati ndetse ukagaragara uruhu rwawe rumeze nkaho rurimo kwaka, ati ikindi kandi ati irimo n'uduskin care ku buryo rwose isura yawe itabasha kwangirika. Arakwereka wa mukobwa yari ari ahangaha arimo gutoragura ibipapuro uyu musore yaciye, uyu Miss Weni arangije aramusunika avuga ati nk'aka kanyamasuku karetse kunyikubaho koko. Barakwereka umukobwa yahise agwa kuri uyu Mr. Huwo. Wibuke uyu musore mu kanya batonganya ariko aka gakobwa ntabwo kari kazi yuko ari boss wako, kakimara kumubona kihishe kambara agapfukamunwa. None dore kubwo mwako cyako bw'amahirwe make uyu Miss Weni aragasunitse kamugwaho. Umusore barikata uyu mukobwa wambaye agapfukamunwa ninde. Barakwereka yakuyeho agapfukamunwa abona ni kagakobwa batonganye mu kanya, isoni zirakica sasa gatangira kumwitegereza. Ahangaha ni hahandi rwose wumva isi ikubanye ndoye. Umusore hano yakomeje ateruye umukobwa, wibukano bari mu cyumba cy'inama ubwo n'abandi bose barimo kwitegereza. Ikindi kandi wibuke twabonye yuko uyu Miss Weni ameze nkaho akunda ameze nkaho akunda uyu musore ngo ni Mr. Huwo, ndetse n'uburyo amoze imbere rwose amukarangira. Umusore avuga ati cyane rwose nari mbizi yuko ari wowe wagakobwa we, ati wakomeje unkurikirana ahantu hose guhera mu gitondo cyangwa se guhera naza, ubundi kubera iki uri kunkurikirana wagakobwa we. Uyu musore nawe akomeje kugenda ahura n'uyu mukobwa cyane ntituramenya izina rye. Umusore avuga ati waba uzi umuntu wicayeho ubundi wari we. Agakobwa gahita gahaguruka akavuga ati se ubundi ngiye ninde wakubwiye yuko nshaka kukwicaraho, ati cyangwa wagakobwa ukeneye amafaranga yanjye. Umusore avuga ati nge umukobwa uri ahangaha avuga ati ngewe nta mafaranga yawe nkeneye, ati ninde muri iki cyumba cyangwa se nuwuhe mukobwa numwe muri iki cyumba washishikazwa nawe. Umukobwa hano w'umukozi cyangwa se ukora amasuku asebya boss wabo ati nta mukobwa numwe hano muri iki cyumba washishikazwa nawe. Ubwo bivuze yuko uyu musore ngo ari mubi yuko nta mukobwa numwe hano wamukunda. Abakozi barimo aho ngaho barasetse ariko hano uhita ufata ku munwa, boss wabonye yuko uri kumuseka bahita bakwirukana. Barakurika Miss Weni hano akimara kugeragereza makeup ziwe yakoze ku mukobwa uri ahangaha. Umukobwa yahise atangira kuzana ibintu by'umutuku ku isura ye, ndetse hano atangira kuvuza induru. Barakwereka kagakobwa hano gakora amasuku kahise kaza rwose kuba kabimuhanaguraho umukobwa atangiye gusakuza. Miss Weni avuga ati se wowe akazi kawe ko ari ugukora amasuku, ati niko wa munyamasuku w'umuhombyi we, ati urakeka urimo gukora ibiki uhanagura makeup nasize uwo mukobwa uzimukuraho. Undi avuga ati we ngiye ndimo kugerageza kuba nafasha uyu mukobwa, ese nabyo ureba. Ati rwose igihugu cyacu cyahagaritse Sheng Mei, ati kubera yuko rwose bakoraga ibintu bitemewe. Ati none se namwe mukeneye kuba nk'abo ko muri gukora ibintu bitemewe cyangwa se ko muri gukora ibintu birimo uburozi. Ati mukwiye kuba byonyine mwanita yuko muri aba specialist cyangwa se muri abanyamwuga muri ibi bintu mukora. Barakwereka muri ako kanya umukobwa bakimara kumuhanaguraho bya bindi yahise avuga ati wow, ati urabona nibura yuko isura yanjye isa neza. Mr. Huwo arangije yitegereza agakobwa avuga ati wa mukobwa ndi buze kuguha umunota wisobanure ku giti cyawe cyangwa se usobanure ibintu hano wari ukoze. Ubwo ari kubwira uriya Weni, undi avuga ati rwose ngewe ati ibi bintu nakoze cyangwa se produit nakoresheje ati zanwaye $229.
umukobwa hano amwumva uyu nguyu ukora amasuku areba uyu nguyu misiyone rwose avuga n'ibintu yagiye avangamo avuga ati rwose hano ati ngewe nashyizemo agafu k'umutuku gakeya cyane ati ikindi kandi nimugire ubwoba ntacyo kari kumutwara numbaze ngo iyo fu y'umutuku uyu misiyone avuga ese ni ibihe bibazo itera ati nashyizemo gakeya ati ndetse nta kintu na kimwe kagombaga gutera ati rero ntabwo narinzi yuko biri buze kuba byagera ahangaha cyangwa se ntabwo natekerezaga yuko biri buze gutera ibi byago. Umukobwa ukora amasuku hano nawe yahise yishyira mu nama y'abandi avuga ati ngewe rwose ntabwo nyine kuba nakorera amafaranga hano atariko ati rwose iyo bigeze kuri cosmetics cyangwa se kubyerekeye ibya makeup ati rwose ibyo ngibyo ni ibintu bya mbere uba ugomba gukora ushyizemo umutekano cyangwa se ushyizemo ubwirinzi ati kubera yuko iyo udatekereje ku bwirinzi bw'umuntu ati rwose hano wakica n'umuntu cyangwa se uruhu rw'umuntu ukarwangiza burundu. Umukobwa uranga ngo ni misiyone avuga ati ko nkawe kuri umuhombyi ukora amasuku hano ati urakeka hano ibyo gukora izi makeup wowe ubiziho iki ati urakeka hari na kamwe wakora nibura kameze nk'akangi ati rwose nubwo ngewe mbikora bikangiza amasura y'abantu cyane ubwo nayikoze ikangiza isura y'umuntu ati urakeka we hari na kamwe wakora kameze nk'akangi. Ukurikire akantu ku kandi ndetse niba utarakanza subscribe hano kuri Vazi Media nicyo gihe kugira ngo uyikande. Ikindi kandi niba uri hano kuri Vazi Media ukunda inkuru nk'izi ngizi ndetse zicaho buri munsi kandi nyinshi cyane genda urebe channel bita Inkuru Yacu aho ngaho rwose niho nari maze iminsi ndi guhereza abantu ibyishimo. Barakwereka hano rwose uyu mukobwa yatangiye kuba yacyurira uyu mugenzi we ukora amasuku ubwo ni misiyone urimo kumucyurira avuga ati rwose nugerageza kuba wanakora kamwe ati rwose ngenda ahita nitwa izina ryawe rya kabiri pe ati ndaba mwubashye ndetse kandi cyane. Hano uyu mukobwa ukora amasuku baramucyuriye ngo ni umuhombyi ukora mu masuku ati ndetse niba hari ikintu abizi ibintu byo gukora ama makeup ati rwose nagira kamwe akora ati rwose uyu mukobwa urahanga ngo ni misiyone ati aramwubaha ndetse aritwa izina rye rya kabiri. Agakobwa hano karangije karavuga ati ibyo ngibyo se wowe ubyivugiye ati munzanire ibikoresho ubundi wowe ukanure hano urebe. Barakwereka umukobwa twaye tuzi yuko akora hano akazi k'amasuku ndetse n'utundi turi aho ngaho twase duciriritse. Barakwereka hano bamuzaniye amaproduit atangira kugenda avanga ibintu. Umusore uri aho ngaho ngo ni Mr. Huwo nawe akomeza kugenda yitegereza ariko uyu misiyone avuga ati asye ubundi se agakobwa nk'aka ngaka gute kabibasha. Barakwereka ariko uko umukobwa yakagiye avanga hano abandi bakozi barimo aho ngaho bagiye bavuga ati mana yanjye uburyo uri mukobwa apimamo ibintu cyangwa se akoresha ibipimo ati bigaragara yuko ibi bintu atari ubwa mbere abikoze. Umusore hano ngo ni Mr. Huwo nawe yitegereza umukobwa wibuke bamaze kugongana inshuro zigera kuri ebyiri zose aka gakobwa kavuga ati se nge ninde wakubwiye yuko nyine amafaranga yawe. Umukobwa noneho kugira ngo anabemeze hano ntabwo yagiye kubisuzumira kundi muntu uwo ari we wese we ibyo yari amaze kudizeninga cyangwa se ibyo yari amaze kuvanga yaraje hano aba yabyishyiraho ku ruhu rwe. Abakobwa bari aho ngaho bose batangiye kumwitegereza ndetse n'umusore hano amwitegereza. Umukobwa arangije ataho na tumwe two ku munwa. Abakobwa hano barabyumva neza cyane ndetse akangaka ndakabatuye abakobwa bose bakunda ibintu byerekeye na makeup. Abari bavuga ati mana yanjye ati uriya mukobwa uzi ko asa neza. Umusore nawe avuga ati sinatekerezaga yuko uyu mukobwa ukora amasuku hano yaba asakuriye ndetse na misiyone uri hariya yahise agira ubwoba agakobwa bose karabemeje bavuga ati mbega ukuntu uruhu rwe ruri smooth cyangwa se uruhu rwe ruyagirana rworoshye ndetse rurambuye nta gahiri na kamwe kariho. Umukobwa avuga ati ikintu cy'ingenzi cyane cyangwa se ikintu cy'ingira mumaro ati rwose uba ugomba kwigirira icyizere ku giti cyawe ati ubundi kubera iki ujya no gusuzumira ku bandi bantu. Barakwereka misiyone hano yarasebye avuga ati bishoboka bite gute agakobwa nkawe gakora muri toyi hano ndetse kagakoropa n'ahandi hantu hose kaba kazi ibintu nk'ibi ngibi byerekeye no gukora imiti cyangwa se kuvanga amaproduit kakaba kakora makeup. Ati wa mukobwa ibi bintu byose uri wafashe igihe urabyiga ati kugira ngo rwose uze kuza ahangaha unsebye ati cyangwa se kugira ngo uze kungambanira rwose nta kindi wari wabipangiye wa gakobwa we ati ibi bintu ugombe kuba wabipanze.
undi avuga ati ngewe ndi umuntu uri aho ngaho usanzwe, ati ubundi kubera iki natekereza kuba nagusebye cyangwa se nakugambanira, ati ikindi kandi ngewe ntabwo meze nkawe, ati rwose umukobwa uri aho ngaho wiyimira, ati ndetse rwose uba ureba abandi bantu akabona yuko ari abantu baciriritse ndetse akabwira n'abantu nabi, ati se niba ngewe ubasha kumbwira gutyo, ati ubundi abakiriya bo ubabwira ibiki? Miss Weni hano baramusebya imbere y'abantu, agakobwa karangije karavuga ati we ntago ndi umuhombyi kandi nukomeze no kuntunga izo ntoki zawe. Umusore hano yitegereje uburyo umukobwa ukora amasuku ari mu bakozi bari aho ngaho bakomeye cyane ariko yifitiye confidence, arangije atangira gusekamo rwose avuga ati agakobwa karashimishije. Agakobwa karangije karamwitegereza ati wowe se kandi urimo guseka ibiki? Wagira ngo ntago kamenye yuko ari boss wabo, ati dore ngiyi karita yawe wamaye, ati rwose nakubwiye yuko ngewe na amafaranga yawe y'umwanda nyeneye, akira igikarita cyawe aho ngaho. Umusore w'umukire hano baramusebeje, urebe umukobwa ukora amasuka aha ngaha numbaze ngo uyu mukobwa yizeye iki? Kubera iki rwose yifite confidence imbere y'abakire nk'aba ngaba? Ibi ngibi ntago ari ibya buri wese. Niba wizera yuko ibyo nkubwira ndi kukubeshya, uzagende ubwire boss wawe nabi urebe igikurikiraho. Barakwereka muri ako kanya rwose abari aho ngaho batangiye kuvuga ati mana yanjye, ati rwose si n'abakozi bakora amahangaha amasuku barakomeye mwabura buryo. Undi avuga ati kara gakobwa ngewe ndashaka yuko mukirukana boss, ati rwose kara gakozi mukirukana. Uwo ni Miss Weni hano baramusebeje, yakoze ibintu bigiye bipfuye cyangwa se ibi makeup bipfuye, ariko umukobwa araje aho ngo mu masegonda abakorera rwose ibintu birenze cyangwa se ibintu bishimishije. Umusore avuga ati rwose biratangaje, aracyatekereza ku gakobwa agaseka. Miss Weni yakitegereza hano akabona boss we bisa nkaho yishimiye ka gakobwa. Ikindi wibuke uyu Miss Weni niwe nyirakuru w'uyu musore yari yamuteguriye ngo agomba kuza bakabana, ati ikindi kandi baraberanye. Miss Weni avuga ati president huwo, ati rwose nari mbizi yuko uraba umuntu mwiza. Ubwo uyu Mr huwo yaravuze ati rwose bamwirukane, numbaze ngo ninde avuze ngo bamwirukane. Icyegera cyano cyaravuze ati Miss Weni, ati rwose mfite ubwoba yuko, ati rwose umuntu hano bari kwirukana ntabwo ari uriya mukobwa ukora amasuku, ati ahubwo umuntu bari kwirukana hano ndi wowe. Uyu musore ubanza avuze yuko birukana ari uyu nguyu Miss Weni. Miss Weni avuga ati ye, ati se kandi ubwo ngubwo ibyo ngibyo muri kuvuga ni ibiki? Ati kubera iki ngewe mwanyirukana kandi se niki kidasanzwe nakoze cyangwa se nirihe kosa nakoze kubera iki muri kunyirukana? Bavuga ati wa mukobwa urikunda, ati ndetse uraniyemera, ati iyi kampani yacu ya Shengi Meyi bisa nkaho itagukeneye, ati rwose kampani yacu ikeneye abantu b'abanyamurava, abantu bagira ukuri ndetse abantu banumva bagenzi babo. Ati ariko se wowe niko umeze? Ati nkurikije ukuntu umeze rwose wowe, ati bakwirukane ntabwo ugomba gukora ahangaha. Urahangaha avuga ati huwo gute wako? Ati ikindi kandi wa mukobwa we, ati utongera kumpamagara mu izina ryanjye, ati ugomba kumenya yuko utari fiance wanjye. Wibuke niwe nyirakuru w'uyu musore yari yamuteguriye. None hano umusore ahise amwihakana avuga ati wa gikobwa ugomba kwibuka yuko utari na fiance wanjye. Umukobwa yaje hano yirukanka avuga ati president huwo amwirukaho amusaba imbabazi, ati rwose ndakwinginze reka nsobanure, ati ngirira impuhwe rwose president huwo ntabwo wanyirukana gutya. Umusore avuga ati ndekura wa mukobwa we, navuze ngo ndekura, ugomba kuva muri iyi kampani ukagenda. Umusore nukugira ngo na mama we cyangwa se nyirakuru we ataza gukomeza amushingira uyu mukobwa, kuko abonye uyu mukobwa na keza ke, umukobwa uri aho ngaho wiyemera rwose, uba wumva abakozi bari hasi nta kintu yavugana nawe nabo. Barakwereka umusore akimara kuringa hari akandi gasore tutaramenya aho ngaho kaje gakurura uyu Miss Weni. Urebe bigaragara yuko hari ikintu bafite baziranyeho. Miss Weni avuga ati ariko se nkaho uri mu biki? Ati gute wageze aha ngaha? Ati sinago wabonye president huko ari aha ngaha? Ati rwose ntago wakabaye uri aha ngaha. Bigaragara uyu mukobwa nubwo abe ashaka kubana n'uriya musore afite undi bikundanira. Undi avuga ati yewe, ati rwose nanjye nakabaye ndi gupanga ibyo gushyingiranwa, ati ariko nanone no kubigenda mu gake. Ati none se ufite ubwoba yuko fiance wawe araza kumenya ibyanjye nawe? Avuga ati se ubundi urumva ari gute yabimenya? Ati fiance wanjye nakantu kari aho ngaho, ati rwose nta kuntu yamenya ibiri hagati yanjye nawe, ati rwose ibyanjye nawe hano bizakomeza ari ibanga. Ubwo n'uyu musore tutaramenya izina rye, ati ahubwo vuye ngire akantu njya ko kwiyerekera, ati rwose ngufitiye aga surprise Weni we.
bigaragara yuko uyu Miss Weni nubwo nyirakuru w'uriya musore yamubwiraga ngo bagomba kubana afite undi musore bikundanira, uwo musore nawe bakundana twumvise yuko ngo afite sheri we ndetse benda no gukora ubukwe. Ese ibi bintu bimeze bite? Mukurikire hano uweho niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore udukurikiye, uri rwose tera intebe neza wicare hano uri buze kwigiramo amasomo ndetse menshi cyane. Ikindi kandi urasabwa gukurikira iyi filime kugeza kuri finali. Barakwereka umusore ari mu modoka hano yakomeje yitegereza wa mukobwa bari bamushakiye, bigaragara yuko afite undi musore. Barakwereka muri ako kanya iki cyegira cye ndetse akaba n'umushoferi we yakomeje amubwira ati president huwo ati rwose ndabona Miss Weni nyogokuru wawe yari yamushakiye, ati rwose bigaragara yuko afite undi musore, ati mu bigaragara nuko rwose uriya mukobwa cyangwa se kari agakobwa kigaragaje muri company yacu, ati twamaze kubona ibikaranga ndetse bakita Gunian. Ukurikire akantu ku kandi yahise amwereka ibiranga uriya mukobwa, ahita akomeza yibuka hano ukuntu agakobwa kiyemeraga ndetse ubu ngubu amaze kubona yuko sheri we cyangwa se uwo bari kumushakira ngo abe sheri we afite undi musore baba bari kumwe. Umusore hano sasa atangiye kwitegereza amafoto y'agakobwa ndetse anakiruka agenda yisetsa, icyegera cy'imbere nacyo kisetsa kivuga ati mu boss wanjye kigaragara nuko rwose ari kujya mu rukundo n'agakobwa kari aho ngaho gaciriritse. Umusore yari yitegereje imbere avuga ati wese kandi uraseka iki? Hano icyegera cye gihita kigira nkaho nta kintu na kimwe cyabonye. Uyu musore utwara uyu Mr. Huwa avuga ati rwose ndaguna nzi yuko umukobwa nkuriya ati rwose yabasha gukora ibintu nka biriya, ati ariko nanone ati ibigaragara nuko rwose uriya mukobwa atari umukobwa uri aho ngaho uciriritse, ati ahubwo uriya mukobwa abavandimwe be batatu ati rwose bafite kampani ndetse inahambaye hano muri iki gihugu cyacu. Barakwereka umukire inyuma yakomeje yishyiriraho amasigara yiwe cyangwa se ay'amatabi y'abakire nyine, ariko nanone mbibutsa ngo itabi ririca, mwebwe nimukaryiyahuze. Ibi ngibi ni iby'abakire, ariko nawe niba ufite amafaranga barirwa mu mamiliyari uraryemerewe nta kibazo. Barakwereka hano rwose umusore yakomeje yibuka agakobwa akireba amafoto yako, bivuze ngo uyu musore uri muri iyi modoka cyangwa se Mr. Huwa afite ahantu aziranye na kara gakobwa. Bakimara kumubwira yuko gafite abavandimwe batatu yahise akibuka, ndetse yibuka akana k'agakobwa kari kuvuga ati rwose umbabarire, ati nago ari ibi ngibi nashakaga gukora, ati rwose nago nashakaga yuko witura hasi cyangwa se nago nashakaga kugutura hasi. Barakwereka ngo hari abandi bahungu batatu bavuga ati sister cyangwa se mushiki wacu, ati rwose se urakeka urimo gukora biki? Ati vayo twigendere nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Agahungu kari akavuga ati rata uri umwana mwiza kumenya yuko ukoze amakosa ndetse ugasaba imbabazi, ati ikindi kandi nago nshaka yuko ukomeza kunsaba imbabazi, ati nako biri ngombwa. Bigaragara yuko uyu musore Mr. Huwa aziranye na kariya gakobwa. Uyu avuga ati nyuma y'iyi myaka yose ati rwose nago narenzi yuko rwose wa mukobwa wakuze bigeze ahangaha. Umusore akireba mu gitabuleti kiraha yahise abona ifoto, ndetse ariko nanone ifoto itagaragara, bigaragara yuko hari ari abantu bagiye gukora ubukwe ejo. Undi avuga ati none se ibingibi by'ubukwe byo mbona ni ibiki? Ati rwose muri Jing Bay uyu mujyi wacu, ati bigaragara yuko uriya Miss Gu cyangwa se Gunian ati rwose afite ubukwe na boyfriend we. Abangaba ariko bakareba imbere hariya Miss Weni aracyari kumwe n'akandi gasore, umenya uriya musore uri hariya ariwe ugomba gushyingiranwa na Gunian wa mukozi ukora amasuku. Umusore avuga ati none se ushatse kuvuga yuko uriya musore uri guca inyuma cyangwa se uri kumwe n'uwo mama wanjye yita girlfriend wanjye ariwe boyfriend wa Gunian? Umukozi we amubwira ati cyane rwose, ati niko numvise, ati rwose bigaragara yuko uriya musore ariwe ugomba kubana na Gunian, ati ariko nanone ntago yigeze amenya ngo Gunian ni muntu ki cyangwa se bamuhishe ibya Gunian. Ati ikindi kandi uriya musore yani Jinisi, ati ubwo yani Jinisi bavuga ninde? Ni uriya musore tubonye ari gusomana na Miss Weni cyangwa se ari kumwe na Miss Weni, amubwira ati agere akantu ajya kumwereka. Ati uriya musore yani Jinisi cyangwa se mureke tumwite yani, ati akaba ari nawe wagombaga kuba yabana n'uriya mukobwa Gunian ukora amasuku hariya, ariko nanone wibuke ngo akora amasuku ariko abavandimwe be batatu bafite kampani kandi zirenze ndetse zirakomeye muri uyu mujyi. Ati mu
bigaragara nuko uriya musore nta kintu na kimwe azi kuriya mukobwa yuko abavandimwe be batatu bafite amafaranga menshi cyane. Rero numbaze ni iyihe mpamvu yatuma amwirukaho niba rwose atazi yuko abavandimwe be bafite company yitwa Chanizen International ndetse ikomeye cyane. Natwe ntabwo turamenya impamvu rwose arimo kumwirukaho. Ariko byange bikunde uriya musore yani rwose afite amahirwe kuba agiye kubona umukobwa mwiza nk'uriya pe. Ndetse bigaragara yuko azahita akira, kandi we yarazi yuko ashatse agakobwa kari aho ngaho gakora amasuku. Barakwereka muri ako kanya uyu nguyu yahise aparika imodoka avuga ati Mr. Huo, rwose reba Miss Gunian hariya imbere, cyangwa se reba hariya ku ruhande Miss Gunian. Wibuke Gunian ninde? Ni ka gakobwa gakora amasuku. Kumbe barakwereka agakobwa kari kwigendera ku gaskuta cyangwa se akamoto kako. Hano hari amamodoka atatu yitambitse, umukobwa uri aha ngaha twigeze kumva yuko ngo afite abavandimwe batatu, ndetse amamodoka ari aha ngaha ni amamodoka ahenze cyane. Barakwereka muri ayo mamodoka havuyemo abasore bambaye amakote ndetse y'umukara, baza batangira uyu mukobwa. Ariko wibuke n'imodoka yande, n'imodoka ya Mr. Huo iri inyuma, ibi byose irimo kubyitegereza. Kumbe barakwereka hano muri buri modoka hagiye havamo umusore, abasore b'amabogari ndetse beza cyane. Twumvise yuko uyu mukobwa ngo ni Gunian wikorera amasuku, bigaragara yuko afite abavandimwe batatu, ndetse buri muvandimwe hano aba afite imodoka ye agendamo, ndetse aba afite n'abarinzi benshi cyane. Kandi koko niko bimeze. Uyu mukobwa yahise avuga ati bavandi, kubera iki muri aha ngaha, cyangwa se basaza banjye, kubera iki muri aha ngaha, mwamenye gute aho ndi? Barakwereka uyu uri aha ngaha utwaye Mr. Huo yahise avuga ati koko niko bimeze. Rwose b'abavandimwe batatu b'abakire bo muri uyu mujyi, rwose ni abavandimwe buriya mukobwa, ndetse mu bigaragara ni nabo baje kumureba. Se kandi twegere imbere tubitegereze, cyangwa se tubegere tuganire nabo? Cyangwa ntabwo ari ngombwa? Umusore avuga ati nta mpamvu yuko tubegera. Rwose bigaragara yuko rero ibihuha cyangwa se amagambo abantu bagendaga bakwirakwiza rwose ni aya nyayo. Umusore avuga ati cyane rwose kari agakobwa kabayeho nk'agakomangomakazi, cyangwa se abayeho nk'igikomangomakazi. Rwose kuba afite abasore batatu nka bariya bamukunda ndetse bahora bamuzirikana umunsi ku wundi, bivuze ngo ni nayo mpamvu aka gakobwa kari aha ngaha kari kifitiye confidence. Umukobwa avuga ati ariko se mwe mwambwiye yuko mugomba kundeka imyaka 3 yose rwose nibereyeho mu buzima bwanjye, mbayeho nkaho ndi umuntu utagira amafaranga. Abasore barahanga bavuga ati rwose yani GNC amaze igihe kinini aguhiga, ndetse ugomba kumenya yuko ejo mu gitondo wowe nawe mufite ubukwe. Sibyo turi kuvuga, urimo kubyumva. Rero ntabwo dushaka yuko ubukwe bwanyu buza kugaragara nabi. Wa mukobwa veyo ujye kwitegura ubukwe bwande bwawe na yani GNC. Ikindi kandi dufite ubwoba yuko uriya musore yani GNC yaba yaramenye uwo uriwe, akaba ariyo mpamvu akomeza kugenda akwirukaho, kandi rwose ukora akazi k'ubuklina cyangwa se gukora amasuku. Bivuze ngo uyu mukobwa yagiye gukora kari akazi kugira ngo boyfriend we niba anamukunze amukunde nta kintu na kimwe amukurikiyeho. Hari abantu benshi usanga agukunda kubera icyo uri cyo, cyangwa se akazi ukora, cyangwa se amafaranga ufite. Bivuze ngo rero uyu mukobwa ni nayo mpamvu nawe yasize umuryango we wabo w'abakire, akaza rwose kwikora akazi gasanzwe. Ikindi ariko wibuke uwo yani GNC cyangwa se uwo yani barimo kuvuga, twamubonye arimo gusomana nande, arimo gusomana na Sherewuri ya Mr. Huo, cyangwa se uwagashyingiwe Mr. Huo. Bivuze ngo yaba uyu mukobwa Gunian ndetse n'uriya Mr. Huo, bivuze ngo bose abasheri babo cyangwa se abakabaye abafiance babo babaca inyuma, nta numwe ubakunda. Umukobwa avuga ati ariko rwose hari hasigaye iminsi mikeya cyane, yego wenda imyaka 3 irashize, ariko basi ndabinginze mu nyongere uyu munsi wonyine, mu nyongere umunsi umwe wonyine, rwose naba ndi kwitegura iby'ubukwe, ndetse ndahita nza mu rugo uwo munsi nurangira. Umukobwa ngo akeneye kwiberaho mu buzima busanzwe. Bura hari abantu usanga bafite amafaranga menshi cyane ku buryo usanga akumbura no kuba yabaho nk'iki, yabaho nk'umukene. Abasore barahanga baravuze ati sawa, rwose ugomba kumenya yuko umutekano wawe wizewe, uwo munsi umwe wonyine ukeneye tugiye kuguha.
Umukobwa avuga ati namwe nimukaremereze ibintu, ati se mufite ubwoba yuko nabiki, ati ikindi kandi yani jinisi rwose mufite ubwoba nawe, ati nta kintu na kimwe yantwara, ati ndetse yambwiye yuko yagiye gutegura ikanzu yanjye y'ubukwe, urumva rero njyewe nta n'ikintu mfite cyo kuba nahangayikira, ati mundeke njye kwitembera ndacyakeneye undi munsi, ati rwose ndi kuzenguruka hano hanze. Umukobwa yarambiye ko bamukingirana mu bipangu, ndetse na moto ye yahise abajijisha arabacika ariruka, na moto ye ayijugunya aho ngaho. Tumaze kubona yuko umuryango we ari abanyamafaranga, yuko n'uyu Mr. Huwo yarari aho hafi, ndetse amaze kumenya yuko aka gakobwa impamvu kagira confidence iwabo ni mu bakire ndetse badanje. Barakureka umusore nawe yahise aza aparika iruhande rw'agakobwa, arangije asohokamo. Agakobwa karamwitegereza karamuzi ni boss wako. Barakureka umusore hano yaje avuga ati wa mukobwa injira mu modoka. Wibuke uyu musore ngo ni Mr. Huwo, twigeze kubona yuko ari uburyo aziranyemo n'aka gakobwa kera bakira abana, ariko banza aka gakobwa ko katabizi. Umukobwa avuga ati se kubera iki nakinjira mu modoka, ati rwose urakeka yuko buri mukozi wese ugomba kumutegeka uko wiboneye, uza unyinjiza mu modoka yawe uko wiboneye, ati ati njyewe nkuhe gasopo. Uyu mukobwa twamaze kumenya yuko ari umubakire, ndetse ari nayo mpamvu aba afite izi confidence, ati rwose njyewe nkuhe gasopo nta bintu byo kuntwara uko wiboneye, ati kuba ndi umukozi wawe muri kontara ntabwo havuze yuko tuzajya tugendana mu modoka uko ubishatse. Umusore avuga ati none se ntabwo ushaka kujya kutwereka formule wakoresheje ukora ziriya makeup twabonye, ati cyangwa ntabwo ushaka kugendana na boss wawe, ati ubundi kuki ukunda yuko abantu bakwinginga, ati rwose wagakobwa injira mu modoka, ati cyangwa uze gutuma ndenga ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza yanjye ngenderaho. Umukobwa hano arangije atangira kuba yamuseka avuga ati rwose ndabizi yuko, ati rwose agasura kanjye ari keza, ati ndetse ariyo mpamvu buri musore wese aba ari kunyirukaho, ati umukobwa rero mwiza nkanjye, ati rwose yaratwawe afite shere wa musore we wihangane, ati rwose ntabwo ndi umukobwa wo kuba watereta cyangwa se ndi umukobwa wo kuba wakundana nawe, ati ndabizi ko ndi umukobwa mwiza cyane ndetse buri musore aba nyirukaho, ati ariko nanone njyewe naratwawe, ntabwo ndi umukobwa wo kuba buri musore wese, ati rwose ntabwo ndi umukobwa wo kuba nasavinga buri musore uwo ari we wese. Wibuke uyu mukobwa twabonye yuko sheri we cyangwa se uwo bagiye gukora ubukwe arimo kumuca inyuma ko wagakoze ubukwe n'uyu Mr. Huwo, bivuze ngo bombi uko bari ahangaha abakunzi babo babaca inyuma. Mukurikire sasa biri buze kugenda bite. Barakurika yani Jinisi cyangwa se wa musore twabonye ajyana na Miss Weni yahise amuhamagara avuga ati sheri, ati nugire ikibazo nagiye kuguhitiramo ikanzu uraza kwambara ku munsi wacu w'ubukwe, ati ndetse ndabizi neza yuko iri buze kugukwira. Umukobwa avuga ati rwose ntugire ikibazo, ati ndetse nukenera yuko nza kuyipima cyangwa se nukenera yuko nza tukayireba, ati nanjye uri buze kumpamagara ndi buze kuhagera, ati rero ndacyarimo gutunda imyanda hano hanze, ati ndetse turi buze kuba tuvugana nyuma y'isaha. Umukobwa agenda amubeshya akazi ari gukora, ndetse ahangaha bakeneye yuko nibura niba ari umusore umukunze aze kuba ari umusore wa nyawe, ndetse ataza kuba ari umuntu umukurikiyeho amafaranga. Niyo mpamvu uyu mukobwa yagiye kwishakira akazi ko gukora amasuku muri kampani y'uyu musore ngo ni Mr. Huwo, ariko ngira ngo mumaze kubibona yuko iwabo ari abakire. Umusore avuga ati misigu, ati rero ndakwinginze rwose niba utajya no mu modoka yanjye ku mategeko yanjye, ati rwose ndakwinginze, ati injira mu modoka nkuhe karifuti, ese hari icyo bitwaye? Umusore hano akomeza amwinginga ati rwose ndakwinginze jya mu modoka mwihere karifuti, ahangaha ari uw'iwacu, ukivuga ngo injira yaba yagezemo atazi n'icyo mugiye gukora, ariko nanone nta muntu n'umwe nshatse kuvuga, icyo ngicyo mucyumve neza kandi cyane. Barakwereka umukobwa hano yahise yitegereza umusore avuga ati ati se kandi ni karifuti ushaka kuma, ati rwose noneho ureka tugende, ati se ubundi ninde wakanga rifuti yo mu modoka nziza nk'iyi ngiyi, ati reka ninjire ndebe ngo iyo rifuti yawe ni iki isaba. Umukobwa hano yahise yinjira mu modoka, ariko umukobwa uri ahangaha ngo ni Gunian aba afite rwose confidence. Umukobwa avuga ati wa musore we, ati uri cool, ati cyangwa se umeze neza cyane, ati ikindi kandi ati ndibuze kukoherereza buri kimwe cyose nakoresheje kugira ngo nkore ziriya foundation. Umusore amubwira ati nta mpamvu yuko ubinyoherereza hano mu modoka, bari mu modoka numbaze ngo
uyu musore amujyana he. Umukobwa amubwira ati se none uri seriye? Ati cyane rwose ndi seriye, si ngombwa yuko unyoherereza ibintu byose wakoresheje. Barakwereka umusore hano yatangiye kwitegereza umukobwa, wibuke yuko iyi ni inshuro ya gatatu bahuye. Undi amubwira ati rwose ngewe ntabwo nkeneye izo foundation zawe cyangwa se ibyo bintu wakoresheje uvanga, ati umuntu nkeneye wenyine ni wowe. Umukobwa hano yatangiye kugira ubwoba, ari mu modoka y'umusore ndetse yatangiye kugenda avuza induru, ati ntihagire umuntu umfasha. Dusize umusore amwegera ndetse umukobwa avuza induru. Barakwereka hano hari ahantu umusore yamuzanye. Umukobwa hano aza afite amatsiko avuga ati se kandi ahangaha unzanye nihi? Ati se nta muntu n'umwe uri ahangaha, ni twembi babiri ngewe nawe gusa. Numbaze ngo uyu musore Mr. Huo azanye hehe uyu mukobwa ngo ni Gunian. Undi amubwira ati rwose hari ikintu nshaka yuko ureba, ati ndetse ntugire ikibazo, nta muntu n'umwe uri ahangaha ngo ari buze kwangiza show yanjye nawe. Umukobwa amubaza ati ariko wa musore we uri seriye ku bintu urimo kuvuga? Barakwereka muri ako kanya umukobwa uri ahangaha yumvishe ijwi ryande ryashiriwe, avuga ati yani Jeans. Umusore ahita amufata ku munwa amubwira ati we, atirekera aho ngaho kuba wavuga cyane, ati nakuzanye ahangaha, ati rwose ngira ngo ngire ikintu mwereka cyangwa se ngira ngo wowe uceceke wumve unarebe gusa. Ati rero rekera aho ngaho kuba wagerageza gusakuza, ati ibyo ngibyo turi kubyumvikanaho. Agakobwa ati cyane rwose, ati aho ngaho turi kwemerekana. Umusore hano yaramufashe ku munwa kugira ngo umukobwa arekere kuba yasakuza cyangwa se yahamagara abantu yumvise, ariko umusore yari yabanje kumubwira ati ngewe nawe turahangaha turi babiri gusa, ati na wundi. Barakwereka n'uyu mushoferi wa Mr. Huo yari ari aho ngaho avuga ati boss, ati rwose bigaragara yuko icyumba cya VIP cyanyu kirateguye, ati ndetse ni kuri nimero ya mbere. Umukobwa avuga ati se kandi bagiye no kunjyana mu cyumba cya VIP. Numbaze ngo ni ibiki uyu mukobwa bamubeshye ku buryo bamuzanye ahangaha yishimye kandi twari dusize ari mu modoka. Uyu musore ubwo yaramwegereye avuza induru, ariko impamvu umukobwa hano yishimye bamubwiye yuko icyumba cya VIP bamuteguriye ngo ari icye wenyine agiye kuba arimo. Bigaragara yuko hano ari muri hoteli baje, kumbe aho hantu bari hafi aho. Barakwereka wa musore ngo ni Yane Jeans ugomba kuba yasezerana n'uriya mukobwa ngo ni Gunian. Barakwereka ari ahangaha ndetse ari kumwe n'uyu mukobwa ngo ni Miss Weni, ari we mukobwa nyirakuru uriya musore Mr. Huo yamubwiraga ngo yamuboneye mwiza, uwaba bafite amafaranga ndetse bagomba no kubana. Bigaragara yuko hano yaje gupima umukobwa bekundanira ku ruhande, yaje kumupima ikanzu umugore we azaba yambaye ku munsi w'ubukwe. Nyamara ibintu nk'ibi ngibi bibaho akenshi, niyo mpamvu niba uri umusore urimo kunyumva ndetse cyangwa se ukaba uri umukobwa, uba ugomba kugira amakenga mu buzima. Nta muntu uba ugomba kwizera 100%, ndetse mbere yuko ufata umwanzuro ku muntu ujye ubanza umumenye bihagije. Barakwereka muri ako kanya undi yakomeje amubaza ati none se urashaka kuyikagurira kara gakobwa iyi kanzu? Ati cyangwa ni ngewe ugiye kuyigurira? Ati ubundi kubera iki atari ngewe wayigurira ngo ngewe nawe twigumanire? Undi avuga ati rwose ntabwo ndi buze kuyimugurira. Ati uriya mukobwa afite amafaranga ku giti cye, ati rwose ari buze kuyishyurira. Ati ntugire ikibazo rega, ati niba hari ikintu na spendinga niwe wa mukobwa nta gispendingaho. Urebe hari igihe uba usanga rwose abashiri banyu nabo bari ahantu hirya ku ruhande bari kumwe n'utundi twana bari kutubeshya gutyo cyangwa se bari kubeshyanya n'abandi muri ubwo buryo. Undi avuga ati none se wavuze yuko ari ngewe ukunda cyane? Ati rwose nizere yuko urukundo rwawe rutazigera rugira kwa kariya gakobwa. Ati kubera yuko kariya gakobwa ntabwo kagukwiriye. Ati rwose umusore nkawe Yane Jeans akwiriye umukobwa Miss Weni mwiza nkanjye. Ukurikire akantu ku kandi bose uko bari ahangaha bisa nkaho bari guca inyuma aho bakabaye bakundana nabo. Ukurikire akantu ku kandi, ese amaherezo y'ibi ngibi na yahe? Niba utarakanda subscribe hano kuri Vazi Media nicyo gihe. Ikindi kandi inkuru nk'izi ngizi ahantu zica ndetse nyinshi buri munsi ugomba kuzisanga ni kuri YouTube channel bita Inkuru Yacu. Ndetse mu bigaragara nuko hano abangaba bombi bazi ko nta muntu n'umwe ura, kandi twabonye iyi hoteli barimo hano ariyo rwose uriya Mr. Huo yazanyemo uriya mukobwa ngo ni
ngo ni Gunian. Barakwereka abangaba baje kwireba muri miruwari avuga ati rwose urabona yuko ngiye nawe ni twebwe rwose tuberanye, nitwe tugaragara neza. Ati ariko none reba kweri ugiye gushyingiranwa na karaga kobwa. Ati mbega ukuntu iminsi igira nabi, wo ngo ni iminsi weni. Undi avuga ati rwose nuko kariya gakobwa ati katabaye nyogokuru wanjye. Ati niyo mpamvu yonyine igiye gutuma ashyingiranwa nako. Ati ndetse nyogokuru wanjye niwe ukomeza kugenda abimateza. Nyirakuru w'uyu musore ngo niwe uhatiriza uyu musore kuba yabana na Gunian. Ati ndetse uyu musore we ntabwo amukunda, nuko ari nyirakuru ubimuhatiriza. Ati ariko nyuma na nyuma ati n'ubundi nzakerukana mu buzima bwanjye wana. Ati ubundi uze twibanire nibanire n'urukundo rwanjye. Barakurika ahangaha aba bombi batangiye imico mibi kandi. Undi avuga ati none se niwigeze umbwira yuko hari undi muntu rwose wabukunda. Ati cyangwa wari urimo kumbeshya. Undi avuga ati kiragihe nari nakurakariye. Ati ariko umuntu nkunda urukundo rwa nyarwo ubundi ni wowe. Barakweka kumbe uko bakabivuze byose aho ngaho uyu Mr. Huwo yari yazanye uyu mukobwa agira ngo amwereke yuko umusore akunda, ndetse azi ngo nawe uwo musore aramukunda urukundo rwa nyarwo nta kintu amukurikiyeho. Amaze kubyumva yuko umusore ahangaha impamvu amukunda ndetse ari uko yabihatirijwe na nyirakuru. Barakweka ahangaha n'ikigera cy'uyu Mr. Huwo kirimo kubikamera, bivuze ngo n'uyu Mr. Huwo afite impamvu nzima zo guhereza nyirakuru amubwira yuko umukobwa yamurangiye atari umukobwa babana. Umusore amubwira ati wa mukobwa yerekera aho ngaho kuba warira. Disi hano Gunian yatangiye kuba yarira, nawe ari wowe byakubabaza. Ibaze kuvumbura yuko umuntu mwabanaga umukunda ndetse habura umunsi umwe wenyine kugira ngo mube mwabana, ugasanga ari mu mico nk'iyi ngiyi ari kumwe n'undi muntu. Umusore amubwira ati niba ukeneye kuba warira, ati rwose ririra ahangaha ku kiganza cyanjye. Ati ntabwo ufite kuba wasakuza. Umukobwa hano umujinya waramurenze. Ahangaha ni hahandi usanga ngo umuntu yiyahuye ku munsi we w'ubukwe. Umusore amubwira ati rekera aho ngaho kuba warira. Gusa uyu musore we n'ubundi nta kintu bimubwiye, cyane yuko n'ubundi uriya Miss Weni atamukundaga, n'ubundi ntabwo yamukundaga, nta nicyo rwose byari bimubwiye. Barakoreka muri ako kanya hano umukozi we yaraje amubwira ati Mr. Huwo, ati rwose buri kimwe cyose cyaje ahangaha ntakiri kodinze. Ati noneho ufite impamvu zo kuba wahereza nyogokuru wawe mugakansoringa ibyo yagupangiraga wowe n'uriya mukobwa ngo ni Miss Weni. Uyu Gunian yahise abyumva yuko atari we hano bari guca inyuma, ndetse n'uyu musore wamuzanye ahangaha kari agakobwa kari hariya ariko rwose bagombaga kuzabana. Barakoreka muri ako kanya umukobwa yahise agira umujinya ndetse avuga ati rwose nako ubukwe bwanjye ndibuze kubuhagarika. Ubwo umusore urahari kumubwira ati ubukwe rero ugomba kuba washaka ukuntu ubuhagarika. Umukobwa yabonye rwose atakomeza hano kuba yarira yihagararaho, avuga ati Mr. Huwo rwose urakoze kuba wanzanye ahangaha ndetse no kuba utumye menya ukuri. Ati ariko se wamfasha ibingibi bikaguma hagati yanjye nawe. Ati rwose mfite ikintu nshaka kujya kwitaho. Ese ni igiki uyu mukobwa ari kuvuga? Ati ndakwinginze ibingibi bibe ibanga ryanjye nawe. Ati hari ikintu nshaka kujya kwitaho. N'umujinya mwinshi umusore amubaza ati se urakeka wa mukobwa we urimo gukora ibiki? Ati ugiye gusubira kuriya muhumbyi ngo ni Yane Genesi. Umukobwa avuga ati oya. Ati rwose njyewe hano ndashaka kuba namubabaza. Ati cyangwa se nanjye ndashaka kuba namubabaza bya bindi bikomeye koko. Ati rero ati rwose mise mvuga ngo ubukwe buhagarare nonaha. Ati naba mworohereje. Ese uyu mukobwa ni ibiki atekereje agiye gukorera uriya musore ngo ni Yane Genesi? Barakoreka umukobwa nyuma yuko umujinya umufashe, imisatsi ye hano rwose yari yayihambiye yigize nk'akana k'agakobwa keza. Wibuke yari yaragiye kwigira umukozi ukora amasuku muri kampani runaka iwabo ari abakire kugira ngo amenye yuko boyfriend we amukunda bya nyabyo. None n'ubundi mu maherezo aje gusanga impamvu yakoze ibi byose yari y'ubusa, n'ubundi uriya musore atarigeze amukunda. Barakoreka uyu mukobwa yaciye hano ahantu mu rwambariro ahita afata indi myenda ndetse amakanzu meza cyane, ahita aca hano ku ruhande bakubitaho za makeup, arangije isura ye atangira kuba yayisigaye. Wibuke ngo ubukwe bwabo buregereje. Umukobwa hano sasa yavuyeyo ari mu yindi sura, ya myenda yari yambaye ahise ayikuramo ashyiramo imyenda y'ikirori. Twumvise avuga ngo uriya musore ngomba kuba namubabaza. Barakoreka muri ako kanya uwo yahamagaye yahise amubwira ati ni ngiye nyiri kabari cyangwa se ni ngiye nyiri night club. Ati ndetse buri kimwe cyose wadusabye kiriteguye.
ese uyu mukobwa ni ibiki agiye gukorera muri iyo night club. Undi nawe yahise avuga ati nta kibazo, ati nanjye mu kanya gatoya ndibuze kuba magize, ati ndetse nsange buri kimwe cyose mwakineguriye. Uyu mukobwa amaze kumenya yuko umusore watumye akora buri kimwe cyose yigaragaza nk'umukene ndetse atarigeze amukunda. Ariko umukobwa nanone aravuze ati ibingibi bigume hagati yanjye nawe Mr. Huwo, ati ndetse aka kanya duhise tuvuga yuko ubukwe bwanjye nawe tubuhagaritse, ati nta kintu na kimwe naba nkuzi, ati nanjye noneho ndashaka kumubabaza bya nyabwo. Ariko uyu Mr. Huwo nawe bigaragara yuko asa nkaho yikundira uyu mukobwa n'ubundi. Yaje hano yari arimo kumwumviriza avuga ati muri night club, ati nanjye rwose aho hano ntabwo ndibuze kuba nahacikwa. Ese uyu musore kubera iki apanga kuba yakurikira uyu mukobwa? Mureke duhurire mu gice cya kabiri cy'iyi filime ndetse nuze gucikwa. Mwibutsa yuko hano kuri Vazi Media ni saa 11 zuzuye buri munsi. Bye bye.